Yes, reka ngaruke kandi bashimire inshuti yakundwa ba Rwanda Media mwese dukomeje kubana mu biganiro n'amakuru bikomeje gutambuka hano kuri Rwanda Media. Ndaje uyu mwaka kugira ngo turebe makuru agiye atandukanye arimo kuvugwa mu mikino hano iwacu mu Rwanda. Tugiye kuba twibanda muri equipe ya Football Club ndetse twibande by'umwihariko muri equipe nationale Amavubi nyine. Tugiye kuba twibanda aho ngaho cyane, tugiye kuba tubabwira umukino w'ikipe ya w'ikipe ya Football Club. Muzi yuko ikipe ya Football Club muri equipe nationale Amavubi yari ifitemo abakinyi bagera kuri 7. Ubu ngubu hamaze gukugwamo umwe gose ubu tuvugana yamaze kuba yakugwa muri equipe nationale Amavubi. Noneho umusimbura wakwibaza ngo yavuye ese kampu yatangiye ute, dore yuko uyu munsi batangiye kampu nyine bamaze kuba bahurira hamwe. Turasa kukubwira abakinyi bamaze kubagera muri kampu n'abatari bahagera ndetse n'abasigaye igihe bazagerera, byose turasa kuba tuguhereza mu kiganiro. Dore yuko uyu munsi gose imyiteguro yatangiye cyane. Ku munsi w'ejo imyitozo irakomeza, kuwa kabiri imyitozo irakogwa, kuwa gatatu imyitozo irakogwa, kuwa gatanu imwe, kuwa kane niho imyitozo ya nyuma, kuwa gatanu ubundi bagere mu kibuga bashakira n'ikipe ya Nigeria. Turahari cyane rero kugira ngo tukubwire byinshi muri equipe nationale Amavubi, ariko turikoza gato ya muri equipe ya EPR Football Club tukubwire utu update tumwe na tumwe turimo nyine tunakomoza kuri no mukinyi w'ikipe ya Football Club umaze kuba yakugwa muri equipe nationale Amavubi. Uribaza ngo ni iki kibiteye kugira ngo abe yakugwa muri equipe nationale Amavubi? Mbese uwo musimbuje amurusha ubushobozi cyangwa se ni iki cyabiteye kugira ngo uwo mukinyi uri muri equipe ya Football Club umaze kuba yakugwa muri equipe nationale Amavubi? Byaba byaje kuba bigenda bite muri rusange? Muze kubana natwe kandi muze kuba mudushikira mukanda subscribe utarayikanda, noneho kanda like maze dukomeze kubana bya muri comment mutubwire nyine ese mwakiriye mute ko gusimburwa k'umukinyi w'ikipe ya Football Club muri equipe nationale Amavubi. Ese murabona kugira ngo unasubize nyine ugira ibyo wandika muri comment bisaba kumvisha ikiganiro. Mbese urandika urabona uyu mukinyi usimbuye umukinyi wo muri equipe ya Football Club hari icyo amurusha? Ese haba hagendewe kuki? Byose urabikurikira muri ikiganiro. Gusa umuntu atubwira n'uburyo mwakiriye uburyo abakinyi b'ikipe nationale Amavubi baje ko batangira kampu gose ubu ngubu yatangiye. Ubu abakinyi bari mu mwuka umwe, batangiye kujya mu mwuka umwe. Abatari bahagera nabo turaje kuba tubakubwira tukuye n'igihe bagomba kuba bahagerera. Gusa reka tukubwira yuko uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, uburengera bwaje umujyi wa Kigali, namwe muri hanze y'igihugu gose, reka tubayikaze kugira ngo tubane muri no mwanya, kugira ngo muze tubahereze idonido amakuru nyine aba agezweho utabona ahandi, uba ugomba kuyabona hano kuri Rwanda Media. Biragusaba kuguma hano, biragusaba kudahwema, kudakuraho, kugira ngo maze ube wabona update nyinshi zigezweho ziba zigenda zicyacara hirya no hino mu Rwanda. By'umwihariko twibanda muri equipe ya Football Club cyane, ndetse tukanakubwira no muri equipe nationale Amavubi, ndetse tukanakugerera mu showbiz, mu mikino nyine byinshi bigiye bitandukanye nk'uko bibonye mu kirangantego cya Rwanda Media. Tutangira iyi video nibyo twiyemeje hano kuri Rwanda Media. Reka rero dutangire tukubwira yuko nyuma yuko murabizi neza yuko muri equipe ya Football Club hamagawemo abakinyi gose bagera kuri 7. Bayi bahamagaye ku bakinyi bagera kuri 7, harimo Ishimwe Pierre, Nigena Clement ndetse na Chimimana Yunus, akabamo niyo mugabo Claude, akabamo Byiringiro Gilbert bakunze kwita Kagege, ndetse na Ruboneka Jean Bosco, ndetse n'uwo bita Mugisha Gilbert Barafinda. N'abakinyi bayi bahamagaye muri equipe nationale Amavubi, niyo bakina muri equipe ya Football Club, niyo bakinyi baje kuba bahamagagwa. Utibyaje kuba bigenda bite kugira ngo uwo bita Byiringiro Gilbert bakunze kwita Kagege ukina kuri 2 muri equipe ya EPR Football Club? Ubundi twafataga yuko ari we ari ukina kuri nimero 2 nyine, akaba nari wenyine mukinyi wa 2 dufite nyuma y'uwo bita Omborenga Fitina Ombabebe, umukinyi w'ikipe ya Rayon Sport. Wakwibaza ngo byaje kuba bigenda bite kugira ngo uyu mukinyi w'ikipe ya EPR Football Club abe gose yaba yasimbuzwa uwo bita gose uyu myugariro wo ku ruhande rw'iburyo muri Mukura Victory Sport Umukiza Obedi yasimbuye Byiringiro Gilbert bakunze kwita Kagege wa EPR Football Club mu kipe y'igihugu iri kwitegura imikino yo gushaka ikipe y'igikombe cy'isi cya 2026 izahoramo na Nigeria ndetse na Lesotho. Ese bakunzi ba Rwanda Media, bakunzi ba Rwanda Premier League,
uyu mukinyi mwe mureba abantu ntabyo gushira amarangamutima murabona koko Umukiza Obedi ariwo mukinyi wakwe kuza kuba asimbura uyu musore wabita Byiringiro Gilbert bakunze kwita Kagege cyangwa bakwiye kuzanamo byibuze uwo bitara abantu bavuga ati byibuze bagomba kuzanamo uwo bita Gose Serumogo ari Omar umukinyi nawo ukomeye cyane hageze iye yicaza Ombolenga ariko ubu ngubu akari muri ekipe imwe ariko Ombolenga akaba ari we umwicaza nyine muri rusange kubera yuko Ombolenga asigaye aragaragaza urwego rurejuru cyane. Rero nuno mukinyi ukina muri ekipe ya Mukura uwo bita Gose Umukiza Obedi akari wasimbuye uyu musore Byiringiro Gilbert akunze kwita Kagege ukinira ekipe ya Pira Football Club nago bene bagenzi be muri ekipe bakomeze gutegura champion ndetse n'igikombe cy'amahoro gusa sinzi ikibazo cyabaye turacyabikurikirana neza ntago muri Ferwafa baratangaza neza ikibazo cyaje kwaba kugira ngo uno musore aba yaza kuba yasimbura uyu Byiringiro Gilbert bakunze kwita Kagege umukinnyi urimo kuzamuka neza cyane muri ekipe ya APR Football Club. Reka twubwire yuko rero ibyo tubisubikiraho ngaho gusa munuke muri komite tuganiriremo tuganire tugira tuti ese koko byari bikwiye yuko uyu Gose Umukiza Obedi ari umukinnyi wari ukwiye kuza gusimbura Byiringiro Gilbert bakunze kwita Kagege munuke muri komite twiganirire nk'amasportifu muri rusange. Reka twubwire yuko rero Equipe nationale Amavubi uyu munsi yatangiye camp yatangiye umwiherero gose aho bahuriye kuri hoteli gose basanzwe bahuriraho nka Equipe nationale Amavubi bagiye muri camp abakinyi bose abanyarwanda baje kwa bahagera ubu rero uyu musore nawe uyu munsi arabahagera buturi muri iki kiganiro ari mu nzira asanga bagenzi be kuri hoteli kugira ngo bakomeze bategure umukino w'umukinyi w'umunyamahanga wamaze kuba ahagera no bita Rubanguka Steve gose we yamaze kuba ahagera cyane abandi bakinyi ari Ntwari Fiacre dore yuko abakinyi bamenyeshejwe hakiri kare abandi bakinyi bamwe bazahagera ku munsi w'ejo abandi bahagere ku munsi wo kuwa kabiri teganyijwe yuko abakinyi bose bagomba kuba bamaze kugera hano mu Rwanda maze bagategura umukino w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe ya Nigeria ndetse na Lesotho. Reka duhe amahigwe abasore bacu b'abanyarwanda kugira ngo bazagararire u Rwanda neza ndetse bazitware neza muri imikino muri rusange. Tukubitsa yuko kugura itike muri Upper Bowl ni 1000 muri Lower Bowl ni 2000 muri VIP ni 2020 muri Business Suite ni 30 muri VVIP ni 50 Executive Suite ni 100 Skybox nk'ibisanzwe abari imyanya 6 nyine ubugomba gufata ni miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Reka twubwire yuko kugura itike ari gukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego noneho ukagura tike yawe ikubereye ku mafaranga y'amanyarwanda. Reka rero tubabwire ngo mukweze kwa natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bizo gutambuka no kuri Rwanda Media. Reka turebe nimba Adel Amurushi atuzaniye ibyiza muri Equipe nationale Amavubi atuzaniye surprise tugomba natwe kuba twatungura Nigeria dore yuko uwo bitwa Torson Franks Twitter Nigeria yaragiye ikubitira iwayo muri Nigeria yayikubita ibitego 2-1 muri tike yo mu gihe cyo muri gahunda yo gushaka itike y'igikombe cya Afrika nubwo byarangiye u Rwanda rutitabiriye kubera resultat mbi rwagize kuri Libya. Muri rusange rero reka twashimire twabanye muri kiganiro twashimire dukomeje kwana mu makuru n'ibiganiro kwezo tambuka hano kuri Rwanda Media mukomeze kugira ibihe byiza turabakunda cyane amakuru nakagaruka.